rwose ibintu birasa nabi n'ubundi byakomeje kugenda bifata indi ntera nyuma y'uko abaturage bamenya yuko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda igeretse bikomeye ku ntare zasarambwe kuri ubu ngubu abenshi bakutse imitima. Benshi barabibona nk'intangiriro ikomeye y'imirwano ikomeye mama 23 ntacyo biramira nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma muri teritwari ya Masisi bizakomeye. Kuri uyu mugoroba kuri uyu munsi wa mbere ku igenekerezo rya 2 Ntwarante 2026 imirwano iracyakomeje kandi iri gufata intera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi na Warikare, aho ihuriro ry'inyeshyamba za AFC M23 MRDP twirikwaneho bakomeje kugaba ibitero bihambaye ku birindiro bya Fardc na Wazalendo, ibituma impande zombi zirushaho kugenda zongera imbaraga izikomeye mu mirwano ikomeje kugenda iba, aho bitangazwa ndetse binemezwa ko ibintu byamaze kuba bibi cyane mu mudugudu wahitwa Buhimba uherereye muri groupement wa Wayariyo Yungu muri teritwari ya Warikare. Amakuru ari guturuka kuri undercover zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba remeza ko AFC yongeye kugenzura aka gace iyo mirwano ikaze yamaze amasaha menshi, aho undercover muri M23 tuguti yo nibyo ubu turagenzura Wariyo Yungu, uyu mudugudu wa Buhimba turawufite twirukanyemo aba F, ndetse avuga ko bakoresheje mortier de 60 mm ndetse na 90 mm mitrailleuse à rudre arme automatique de type PKM ndetse na AK, nibi bakora kandi bikorwa bya mouvre tactique zo kugenzura no kuzenguruka ibirindiro bagamije gusenya imirongo y'ingenzi Fardc. Irisubizwa inyuma rya Fardc muri aka gace rifashwe nk'intambwe ikomeye kuri M23 kuko gafite agaciro gakomeye mu za gisirikare kuko no umurongo w'ingenzi uhuza Warikare n'utundi duce two mu majyaruguru ya Kivu, bityo rero bikaba bibafasha kuba AFC kongera kugarura zone y'ingenzi yo gukomeza precision opérationnelle. Imiterere ya territoire ya Masisi cyane agglomération ya Katoyi centre muri groupement ya Ufumando ya kabiri, imirwano yabaye ikomeye cyane irangira AFC isubije mu maboko aka gace kari kamaze icyumweru kagenzurwa na Fardc ndetse na Wazalendo. Amakuru yizo ari guturuka mu baturage n'abareberera hafi ibikorwa bya gisirikare aravuga ko aha habaye attaque coordonnée hakoreshejwe unité d'assassin mobile ndetse n'ingamba za précision frontière et de bombardement rapide byatumye imirongo ya Fardc na Wazalendo isenyuka. Iki gikorwa cyatumye kandi AFC isubirana ubuyobozi bw'aka gace gafite agaciro gakomeye mu bya gisirikare n'ubukungu cyane kubera ko Katoyi iri hafi y'agace ka Rubaye gafite amabuye y'agaciro menshi, bikaba kandi bigaragaraza kongera imbaraga mu byerekero logistique na televeroma y'imari y'intambara. Ni mugero imirwano iri gutuma abaturage benshi bava mu byabo ku bwinshi, benshi bagahungira mu mashyamba no mu bice bifatwa nk'aharimo hatarimo intambara. Amakuru yo guturuka imasisi ni Warikare aragaragaza ko kubura kw'ibiribwa n'imiti ari byo biri kugenda byigaragaza. Hagati aho rero abasasanguzi bagize icyo bavuga bagira icyo bagaragaza nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ibigiye kuba ndetse n'iby'isi igomba kwitega. Baravuga ko abasasanguzi mu bya politique bemeza ko urupfu rwa Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC rushobora gutuma iri huriro ryongera imbaraga mu rugamba rwayo ndetse rikarugenderaho nk'impamvu yo gukomeza imirwano kuko uruhande bahanganye rwarenze ku gahenge. Urupfu rwa Colonel Wiringoma rwemejwe na AFC mu itangazo bashyize hanze mu ijoro ryo kuwa gatandatu itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho iruriro ryatangaje ko yishwe ku itariki 24. Urupfu rw'umusirikare wari muri mu bafite igikundiro muri AFC rwari rumaze igihe ruvugwa mu bitangazamakuru, ariko ihuriro ntabwo ryari riremeza iby'aya makuru ku mugaragaro. Bamwe mu bakurikiranira hafi by'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo baravuga ko AFC ibuze umuntu w'ingenzi ku buryo bishobora no guca intege abandi basirikare bari ku rugamba, mu gihe hari n'abavuga ko urupfu rwe rushobora gutera umujinya iri huriro rigahagurukira kwihorera bikomeye. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda ku cyumweru cyatumiwemo abasesenguzi harimo Honorable Vodwizeyimana na John Mugabo, bombi bavuze ko urupfu rwa Colonel Wiringoma ari igihombo gikomeye kuri AFC
ko ari uko bigenda kose urugamba nkuru ruharanira bishobora gutuma baharanira kwihorera. Honorable Vodwizeyimana yagize ati umuntu urwanira kubaho urupfu rwe cyangwa se amaraso ye hari igihe atera imbaraga abasigaye. Abavuga ko ibi bintu banabihuza n'amateka y'u Rwanda ubwo ingabo zahoze ari RPA zaje kuba FPR inkotanyi ubwo zatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, kuko bamwe mu bayobozi bizi ngabo bishwe bagitangira urugamba. Ati Freddy Rwigema, ba Chris Bunyenyeri na babayinga n'abapfuye mu bihe bikurikiranye, urumva gupfa gusa kw'abakomanda kuri bo ni kwa ruriya rwego. Abantu bose icyo gihe batekerezaga ko ibintu bya FPR birangiye, ariko ntabwo ari uko byagenze. Nta muntu wari uzi ko struggle cyangwa se urugamba bari batangiye rwo kubohora igihugu bazarutsinda. Honorable Vodwizeyimana aravuga ko urupfu rwa Colonel W'Ingoma ari igihombo gikomeye kuri AFC. Ati ariko ngira ngo impfu nka ziriya zikunze gutera imbaraga abasigaye, cyane cyane ko impamvu barwanira ibigihari. Avuga ko ubutegetsi bwa Kongo butari bukwiye kwishima ngo uyu wari umuvugizi wa M23 yapfuye kubera ko akiri inyuma, kuko akiri inyuma ntitukizi, hashobora kuzaza Abaw'Ingoma benshi cyangwa se abamurusha ubukara. Musesenguzi John Mugabo we yifashishije urugero rw'urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema yavuze ko nuba abantu bashoboraga kubona urupfu rwa W'Ingoma batekerezaga ko ibya AFC birangiye, ariko ko urugamba rugira ibyarwo. Avuga ko Colonel W'Ingoma atari nawe musirikare ukomeye wa mbere wa AFC wishwe, kuko hishwe n'uwari ukuriye ubutasi bwayo, ariko urupfu rwe rukaza gukurikirwa n'ifatwa ry'umujyi wa Goma n'ibindi bice. Ati mu bwiru bw'urugamba urupfu rwa W'Ingoma uraza kubona icyo rufunguye. Kwica W'Ingoma ni icyaha cy'intambara. Abasesenguzi kandi bavuga ko kwica W'Ingoma ari ikimenyetso cy'uko uruhande ruhanganye na FCC rwarenze ku gahenge kemeranyijwe n'impande zombi, bishobora no kuba impamvu yumvikana yatuma iri huriro ryubura urugamba rikanakomeza inzira. John Mugabati bizabayeho kwica amategeko y'urugamba. Leta ya Kinshasa yarayishe, ntiyarenze ku masezerano gusa ahubwo yanisha amategeko mpuzamahanga y'intambara. Icyo gihe icyo bivuze uburenganzira mu M23 bwo kuba yagira icyo ikora, kuko abantu hose hatangaga icyizere cy'uko abo irimo ikorana nabo bari mu nyungu z'ubushake cyamaze kuvaho. Akomeza agira ati AFC ifite uburenganzira izo yahitamo byose gukora ubu biri justified, bifite igisobanuro, bizaba ari urwego rwo kwirwanaho. Nubwo W'Ingoma yapfuye, ariko hari ikintu gikomeye cyubakiwe M23. Honorable Vodwizeyimana we aravuga ko iyo hariho agahenge uruhande rumwe kubakemeranyijwe rukagira ibikorwa rukora bigahitana abantu, ari ibyaha by'intambara biba byakozwe. Ati urupfu rwa W'Ingoma ugiye kureba ugasanga rwabaye mu gihe cy'agahenge CCLFI ni icyaha cy'intambara, kuko ntabwo muri icyo gihe cyari igihe cy'imirwano. Iyo ibyo ni amategeko mpuzamahanga sinjye ubishyizeho. Honorable Uwizeyimana Vod aravuga ko agahenge kareba impande zombi zirebwa, nako yaba leta ya Kongo Kinshasa na AFC zombi ubu zireshya ku meza y'ibiganiro zirimo, ariko ko iyo buri ruhande rwarenze kuri ako gahenge nta kibuza urundi kwirwanaho. Nuko bihagaze mu mfunyapfunyo. Reka noneho twinjire ku mirongo y'embere y'urugamba. Kawaya turi kumwe kuri telefoni atubwira ibindi biri kugenda. Kawaya wiriwe neza? Yego mwiriwe. Kawaya kugeza ubu muri territoire ya Masisi urugamba rurakomeje ndetse ni warikare. Ndagira ngo rero muri aya makuru nyemerere twibande cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru dusasangura biri kugenda bihagaze gute kugeza ubu? Kugeza maginga ibintu birasa naho bikomeje kugenda biba bibi muri territoire ya Masisi, kuko kuri ubu ngubu abaturage batuye mu mujyi wa Masisi ndetse no mu nkengero zawo kuri ubu ngubu bahangayitse cyane, kuko ntibagishoboye kujya ku masoko, kuko n'ubundi bari kwikanga ibico by'ingabo za leta ya Kinshasa, kuko isaha ku isaha n'ubundi bari kuvuga yuko bashobora kuba bagabwaho ibitero. Yego, bityo bigatuma abenshi no kujya mu mirima kuri ubu ngubu babiretse. Hari unagaragaje kuba naganira nawe ubwo namamagaga kuri telefone nabaza nise uyu munsi kutaje kuba wagera muri inaha byakugendeke gute. Arambwira ngo iyo ngiyo muri nta mutekano uhari. Umuntu nahamagaye ubundi yaraherereye mu Sake
kumaze kumamagara amaze kumva ibyo ngibyo woherereyeho ubu tuvugana n'ubundi basa n'ari benshi cyane aho bagiye batega amataxi ndetse abandi bakagenda ku mamoto aho byagiye bigaragara ko n'ubundi bakomeje kugenda bahunga umujyi wa Rubaya by'umwihariko muri teritwari ya Maseze. Kuri ubu ngubu rero igihari nuko intare zasarambwe zakomeje kugenda n'ubundi zisanga bamwe zikasa naho zibaganiriza, bamwe bakabyumva abandi bakarangira batabyumvise, kuko biragaragara yuko rwose bakomeje kugenda bacikamo igikuba. Yego, gusa dukomeje kandi no mu bindi bice n'ubundi bikomeje kunabiberamo imirwano, ndavuga za Mahanga ndetse hafi ya za Katoyi, aho kuri ubu ngubu abenshi abaturage n'ubundi batuye muri ibyo bice abagiye bahunga. Kuri ubu ngubu bamwe bari kugenda barira ayo kwarika, kuko kuri ubu ngubu bamwe ntibafite ibyo baryamaho, bamwe ntibafite ibyo biyorosa, mbese uri kujya usanga bamwe bagiye baryama mu mayira agiye atandukanye, aho kuri ubu ngubu bamwe bakomeje kugenda bavuga ko babangamiwe n'umutekano ukomeje kugenda n'ubundi ugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko kuri ubu ngubu bamwe batangiye kugenda bagaragaza uburwayi bw'ibyorezo, ndetse bamwe bakagaragaza ibibazo by'inzara, abandi bakagaragaza ibibazo mbese bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, ndetse yewe bakavuga yuko kuri ubu ngubu nta bufasha bakomeje kugenda bahabwa. Yego, kugeza ubu muri teritwari ya Masisi ni nk'ize ngamba zifatika mama kubera atatu yabaye amaze gushyiraho bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara? Mama 23 iri kugerageza kuba ya deployinga ingabo mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho, ndavuga intwaro, kuko kugira ngo barebe ko nibura basi bacunga aho umwanzi yaturuka, kuko kuri ubu ngubu biragaragara ko abaturage kuri ubu ngubu basa naho bakomeje kugenda batakariza icyizere nyuma y'uko bagabweho ibitero. Ubwo ibitero n'ubundi byagabwaga n'indege za drone kamikazi bikarangira bihitanye Leta Colonel w'Ingoma. Kuri ubu ngubu bose biragaragara ko bakomeje kugenda n'ubundi batakariza icyizere, bavuga ko n'ubundi isaha ku isaha bagabwaho ibitero, bityo bikarangira bavuye mu bice byose n'ubundi bakomeje kugenda bigarura by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Yego, kugeza ubu ku birebana na deployment hafi y'ibice bigenzurwa na mama 23 muri Masisi bihagaze gute kugeza ubu bwana Kawayi? Ni he Fardc ikomeje kugenda izana abasirikare? Kugeza kuri ubu ngubu mama 23 yo ikomeje ibikorwa byayo n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri ari nako bigaragara ko n'ubundi basa naho bambariye urugamba n'ubundi kugira ngo barebe ko bahangana n'ingabo za Kinshasa, kuko kuri ubu ngubu ingabo za Kinshasa zikomeje kugenda n'ubundi zinyiza abarwanyi benshi bagiye batandukanye, aho kuri ubu ngubu ku ikubitiro abarangajwe imbere cyane ni ingabo z'abarundi kuri ubu ngubu zisa naho zambarira urugamba, zivuga ko niziteguye kuba mbese zahorera bagenzi babo n'ubundi baguye muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko za Kicanga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kuri ubu ngubu rero birasa naho urugamba n'ubundi rugiye gukomerera intare zasarambwe, kuko bikunze kugenda bigaragara ko rwose Leta ya Kinshasa yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yafata umujyi wa Rubaya, ndetse yewe ari nako yafata n'umujyi wa Goma, kugira ngo bityo inkunga zagiye zitegurirwa abaturage batuye umujyi muri Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga za Rucuro, ukongeraho za Nyiragongo, ukongeraho za na Masisi ndetse na za Warungu. Kuri ubu ngubu rero igihari kandi gikomeye cyane nuko icyo razishinga cyane ari ukugira ngo barebe ko bafata ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse iyo bagafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye aho intare zasangwa zakomeje kugenda n'ubundi zigarurira. Yego, kugeza ubu iwarikare ahitwa Pinga naho urugamba rukomeye rurakaze, ho bimeze gute kugeza ubu? Dore ko abariyo baravuga ko naho ibintu bizabaye bibi cyane, aho rero bitangazwa ko Fardc muri contre-offensive, Fardc nayo yakoze renfort militaire, yazanye almarudre, ndetse hari no kwifashishwa ku ruhande rwa Fardc uburyo bwa frappe cible par drone. Kugeza ubu ayandi makuru agezweho iwarikare n'ayahe bwana Kawayi? Ubu ngubu amakuru akomeje kugenda agarukaho n'abeshe ku bitero n'ubundi byakomeje kugenda n'ubundi bituruka bya Pinga. Yego, nuko ibyo bitero n'ubundi birasa naho n'ubundi byerekeje za Biriba ndetse na za Burayi ndetse na za Vese, aho bigaragara ko rwose biteguye, kuko intare zasarambwe nazo ubwazo ndumva zifite ibirindiro n'ubundi bafite agace kitwa Peti ndetse na Kisone,
ukongeraho ndetse na Karongi ndetse na Mumo, aho bigaragara ko rwose biteguye, kuko n'ubundi zabuhimbaho ibintu bikomeje gusa naho n'ubundi bigenda bimera nabi cyane, kuko kuri ubu ngubu intambara yahabereye abaturage n'ubundi batuye zabuhimba bagiye bahungira za Katobo. Ibuhimba aho byatangiye kuba byajya mu bundi buryo butandukanye n'ubwari busanzwe ryari bwanakabaye. Byatangiye ku munsi w'ejo nimugoroba, aho byagaragaye yuko abazarenda bakomeje kugenda n'ubundi batera amabombe mu bice bigiye bitandukanye, n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa n'intare zasambwe, bityo byatumye abaturage rero mu rukerera rwo kuri uyu munsi, kuri uyu wa mbere, bamwe batangira kugenda bahunga berekeza za Katobo ndetse yewe n'abandi bakerekeza na za Kabati. Yego, aho bigaragara ko rwose leta ya Kinshasa ifite icyemezo n'ubundi cyo kuba yakwirukana intare zasambwe muri ibyo bice. Yego, dukomeje na page y'amakuru, reka bwana kawe dusobanurire ku bijyanye n'ingabo z'amahanga. Haje Angola, hari ingabo z'u Burundi, hari n'abatanzania, bo bahagaze gute kuri ubu axe bari kubarizwamo? Ni izihe operation bari gukora, ni izihe kugeza ubu? Kugeza maginga ya haje abacanshuro benshi, yewe haniyambazwa Eric Friends, yewe hiyambazwa ingabo za Afrika y'Epfo, kuko n'ubundi zo zisanzwe zizi Kivu y'Amajyaruguru, mbese zihaze nk'ubusa. Yewe ukongeraho abatanzania ndetse yewe ukongeraho ingabo za Angola. Kuri ubu ngubu rero igihari tutibagiwe n'abazarendo ndetse yewe ukongeraho n'abafatanyabikorwa, ndavuga ingabo z'Abarundi. Ubu ngubu rero ikintu gihari nuko hari gutegurwa ibitero simusiga byo kugira ngo barebe yuko bakwataka intare zasarambwe, maze bakareba yuko n'ubundi babakora mu bice n'ubundi bakomeje kugenda bagenzura, kuko kuri ubu ngubu icyo raje inshinga cyane nyuma y'amasezerano ya Kinshasa ndetse na Washington, nuko kuri ubu ngubu operation irimo gutegurwa ku ruhande rwa Kinshasa, kugira ngo barebe yuko bakwambura intare zasarambwe biriya birombe byabo y'agaciro biherereye n'ubundi muri centre ya Rubaye, ndavuga umujyi wa Rubaye muri territoire ya Masisi. Byo ni ibintu byoroshye, bizaworohera cyane rega, nyuma yuko hakomeje kwenda hagaragara icyo gikomeye cyane n'ubundi nyuma y'iraswa rya leta na Colonel w'Ingoma. Ibintu birasa naho byahindutse ndetse yewe bifata indi ntera cyane, kuko kuri ubu ngubu nta bamwe mu ntare zasambwe hari benshi batangiye kwira n'ubundi bagaragaza intege nk'iya n'ubundi zo kujya ku rugamba. Yego, reka noneho tujye kuri linye, tuve mu bice by'Isake twerekeze i Goma. Umutekano urinzwe gute mu gihe gahunda ihari ko Fardc iri gushaka kwisubiza n'uyu mujyi? Maginga ya umujyi wa Goma birasa naho bigaragara ko urinzwe cyane. Umujyi wa Goma urarinzwe kuko kuri ubu ngubu AFC-M23 yafashe ingamba yuko haba umwanzi aho yaturuka hose, haba mu kirere haba hasi, ubungo biteguye ko bamurwanya ku buryo bukomeye cyane. Ku butegetsi bwa AFC-M23 ukunda gutangaza buvuga ko mu ahantu hose ngo bashobora kuba baharekura, ariko mu mujyi wa Goma ntibafite kuherekura kuko ngo ni umujyi usa naho bafite runini cyane, by'umwihariko muri Nord Kivu. Bo bari kuhacunga gute kugeza ubu? Bari kuhacunga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bitewe n'uko ibyabaye muri Rubaye barabizi bakavuga ko n'ubundi isaha ku isaha n'ubundi bishobora n'ubundi kuba byaba no mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu rero mbese bariteguye cyane kuko bo barasa naho n'ubundi bambariye urugamba. Uko kwitegura nyine niko tugira ngo tubwire patrouille gukorwa gute, ese bari kugenzura gutabinjira mu mujyi, kuko birashoboka ko hashobora kwinjiramo n'ahaduye. Ikintu kidasanzwe cyakomeje kwenda n'ubundi kigarukwaho na benshi ni ukuba abenshi bari gusa naho bamburwa telefone bari gusa naho bazamburwa, yewe bari kujya kuri patrouille nta telefone bafite, abasirikare bakajya mu bice bigiye bitandukanye nta telefone bafite. Telefone mbese ari kugenda bazifata ari uko bamaze kuzenguruka umujyi wose, bamaze kumenya situation ihari. Kujyanye n'abantu binjira mu mujyi wa Goma n'ubundi bavuye mu bice bigiye bitandukanye, n'ubundi nta igihari cyo nuko n'ubundi kuko barriere n'ubundi herereye Bambiro, n'ubundi nta gikorwa kidasanzwe n'ubundi kikujya kihabera,
kuko bari kujya batambuka abaturage n'ubundi bakujya bakora situation n'ubundi yabo nk'uko bisanzwe ubuharane n'ubundi burakomeje n'ubundi hagati ya Sake ndetse n'umujyi wa Goma by'umwihariko teritwari ya Masisi dutangire n'ubundi hariya ahantu bita kuri parikingi ya Masisi nibwo ubutangiye teritwari ya Masisi n'ubundi burekeza Sake kuri ubu ngubu rwose abaturage bava muri Sake n'ubundi bava muri Masisi kuko n'ubundi Sake rereye muri Masisi berekeza mu mujyi wa Goma kuri ubu ngubu rwose urujya n'uruza gusa ko ikintu gihari cyakomeje kuza n'ubundi gisa naho gihungabanya abaturage nuko urujya n'uruza rw'abaturage n'ubundi bagenda bava muri Rubaya berekeza Sake kujyanye n'ubuhahirane kuri ubu ngubu ntabwo bigikomeje nka mbere. Yego ugana kawereka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi bigano tubashyikiriza ngaha hasta la vista.